buzima bwacu bwa buri munsi buri muntu agira ibimuhangayikisha. Muri make buri muntu agira umutwaro we. Twebwe iwacu twavutse turi abahungu babiri. Ubuzima bwacu bwari bugizwe kubyuka, tukoga, tukajya ku ishuri, ndetse tukarya tukaryama. Twakuze tuzi ko buri gihe turyama ku manywa, kandi tukaryama ari uko papa aje kudufungurira umuryango. Ntibyari keya, ahubwo ni ukuyanga arebe ko neza niba turi buryame, kandi buri gihe yafungaga amenye ko neza tugiye kuryama. Kugorora amaguru kwacu cyangwa se ibyo bita siporo ni ukuva mu cyumba tujya muri salo. Muri weekend twapangaga kujya gusura inshuti ndetse n'abavandimwe. Gusa wabigeragezaga twigeze gupanga gutoroka papa, gusa uwo munsi sinzawibagirwa. Gusa ushaka kubana na papa neza nuko utanareba fone ye. Ugize ngo iki? Twagerageje gufata telefone ya papa kenshi, twabigerageje inshuro nyinshi, gusa ntabwo byashobokaga. Inshuro nyinshi tukanamucunga agiye koga, ariko n'ubundi bikanga. Tukanamucunga yasinziriye byuze ngo turebe ko twayifata, n'ubundi bikaba iby'ubusa. Ariko sha mu ruhengeri ni nk'Imana yakinze ukuboko kuko twari kuhapfira. Harabura iminota 15 kugira ngo amasaha yo kuryama atadufata. Nubwo mbere tuba dukoze kuri telefone ya papa, gusa icyiza ni uko kugira ngo ubane neza na papa kwari uko utanareba fone ye. Yesu! Umunsi yaratwihoreye. Itangazo riranga akazi. Hano ruguru kuri sare hari akazi ntigasaba kuba warize. Ako kazi gasaba umuntu w'umurakari kandi wanagakora. Umuntu wese waba wifuza akazi ni karibu. Itangazo riranga akazi. Mbasa ndiri ku murongo muri mwebwe. twese turi ku murongo. Waje mbere. Twese twaje mbere. Mugire vuba mujye ku murongo. Twavutse gutya natwe ubwacu ntabwo tuzi umukuru. Urashaka kudutandukanya twandike gutya. Wewe muremure pfa kujya inyuma ubwo niwe mukuru. Watwanditse gutya. Nese mufite izina rimwe? Andika izina rimwe ntari twese duhuriye. Andika izina ry'umuryango. Ugize ngo uko niko twe twavutse. Niko papa yatureze. Yizera Natani. Wowe witwa ndesha? Abizera Soko. Mwese mwitwa babizera? Twese twitwa babizera. Ubwo ntari bibwo mwese mwitwa babizera. None se mutuye? Akagari. Gasabo. Umudugudu. Gisozi. Akarere ka Kigali. Amajyana. Tuyita amajyahepfo. Kwanda rimwe muri bubanze gukora misiyo ya mbere. Nabikubwiye. Aya niti yariye. Abangana uko baranga. Twatanze amakuru meza. Buriya bashakaga biriya byose. Yego. Nimero zanyu? Yesu we. Telefone tugira. Mumi yaswa cyangwa mumi nimero ziranga muntu zaswa. Ari kuvuga so. Cyari kuvuga papa. Ari kuvuga so. Ugize ngo iki? Papa. Boni avuze so. Umvishe razina. So ninde? Papa wanyu babyara. Mu ndimo. Ngo ndi umwana w'Imana wowe. Uriya ntabaho. Ako nubundi zero no kujya ngo ubuze imyirondoro. Ntago bazihamagara. Nibazahamagara. Okay, ntari dupfa kuzitanga. Ntago bazazihamagara. 07. Umva, mwese musubire ku murongo mbabwire ko muri bubigeze. Azi rero twabanje kubibabwira mbere n'abakire babyumvireho. Nuko kujya gufata ikihebe. Teka yes. Ni byanya. Ikihebe.
ariko n'injiji zumvireho muzaze mwamushwetse ntabwo tumushaka twebwe dushaka telefone afite n'irimo amabanga yose y'ibyo dukeneye. ntabwo twe turarinda kujya gufata ikigo Hiba telefone. si dusanga tubikora se subizi niba telefone turabizi Ya papa yaratunaniye. tuzayiba hari igihe tuzayibona iriya ntitushobora iya papa ntabwo izatubona. Okay, akazi neje ubundi kuwa gatatu. Mwese dufite imyirondoro yanyu, dufite nimero, tugiye gukora groupe ya WhatsApp. Uretse tuzamuhereza link y'uko akazi kari bukorwe. Ugize ngo iki? Umunsi wo ni kuwa gatatu nabibwiye ntabwo nirushya nsubiramo. Groupe ya WhatsApp. reka tubaze arya abadafite telefone twababwiye ngo iki? Okay, abadafite telefone twabasobanuriye ko mwatanze nimero z'ababyeyi banyu. Turaza kohereza kuri WhatsApp ya papa wanyu mwegabiri cyane. Mama nimero ya so. Ndeherezaho link papa arahita ababwira ko akazi kari bukorwe. ndakeka ko iyo message ya papa bazamwohereza uzayibona. Aha. Uzayikura he? ahubwo uzayikure. Kandi impamvu twakoresheje abakiri bato nuko dukoresheje abantu bakuru kuri misiyo nk'iyi ngiyi bafatwa barakekwa cyane. Mwege muri batoya mufite imbaraga muranyarutse rwose nta nubwo babakeka. Mubikore nk'akazi ni miliyoni 10. Ugize ngo iki? Kandi icyitonderwa misiyo guhera saa 2 hazabanza babandi babiri twavuze baje. N'ubundi nawe nabonye ujendetse w'urukara. Icyo navuga saa 2 uwo bita Deni azatangire operation. Abizera bose barimo hano no gutangira saa 2. ibaza ya groupe mwa Ugize ngo iki? Ni kuwa kangahe? ya minsi 3 batubwiye irashize. Kuwa kabiri. yego turi kuwa kabiri ariko vuga gake. Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power, ibaha imbaraga. Ibyo bazapu babiri kunesha umutwe sanga ari nka Shadibu wari wanditse. Hai, Shadibu groupe wasanga ari ya groupe. Bigurupe. iko wareba mwa sanga na Shadibu ari kumbwira ngo cyo kugira Mwiriwe. Simuraho. Mwiriwe. Ako ariko niwe witwa Abizera nde? Abizera Maria. Okay. Mujya ari kuvugana na uriya muntu. Twafatira telefone tugakuramo kiriya kiguru tukagisiba. Ninji. Ese waruje kundeba. Oya ibyo kwitwa Jean Marie Vianney ntacyo. Ngiye cyo njana nuki. Wowe nagugesha amafaranga y'umutekano. Uretse na bintu by'amagabo menshi nshaka ubu ngubu ngiye umuntu munsi naje. Byari byo kuza sanga abana nibo bahari ngo ntago hari n'iki byahindutse. Ahubwo ibintu none ukuntu byabaye. Hajya hamande. Yesu. Arade y'amafaranga. Na mande yiyongereyeho. Bwajya nade nyine yade mafaranga ariko ubura. Amande yagiyeho na mande. Urumva? Na mande yuko watinze kwishyura. Ujara. Bwazi yo mande kazana nawe mafaranga ndi kwishyura. Ugize ngo ajya amande 22. Yesu we. Kutisha bitanze iki cyumweru. Ngenda kubwira ngo ndishura y'umutekano y'amande ubwire ko abyishure. Ariko bajya amande 22. Ariko wahave ko azayishure. Yiyumva kafite amafaranga. 20 so kaburira abana. Ubireke noneho ngewe nzagaruke hano sinzazana n'abadaso. Nge nzizana none. Ndakubwira ngo siga dupinze.
pinga nawe ndakubwira reka nkubwire wa mugabo niba unafite kode ahubwo mbwira niba na kode ufite nawe nzashiraho yo gukata naho nzashiraho yo gukata niba na kode mugiraga ku mirenge ugize ngo iki bahana ahubwo nunabitanga nkomeze nisomere wa mugabo we uri kwikurura ibibazo ariko uri kuvuga umugabo yacakanye na nyoko nasiko ntaki ugize ngo iki sawa nyine ndakubwira ngo sawa tore na 27 birenge ejo utaraza kubira saza sha ariko babwira bafunguze kode ayarade urabizi sawa Yesu we ariko bamukubise ariko ejo uzarenge ejo utaraza nawe umubize urushe ugize ngo iki naco ndayijura wa mugabo we uri mu bagabo kuri uyu musozi bari kwikurura ibibazo cyane ejo nibakwiba ariko wahava wa musore wareka nkabyikururiza zatabe kanagenda gake byose bibireba babikora kose sawa none amasaha yo gukora ikishaka Oh my days, irú ọmọ wo wá rèé nítorí Ọlọ́run. Mo jẹ jìyà lórí àwọn ọmọ yìí o. Mo jìyà lọ yuwe mo. hari ibyo ngiye kwenda sha nsange mu gihe nyeka urabyibuka ko uyu munsi ariko turi gukorera za miliyoni 10 ko turabyibuka none se ubwo turyame turi mu biti kandi ubona agiye kitagatekereho tugende neza Yesu we